Byinshi mu bikoresho dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi bigiye bikoranye ubuhanga buhanitse, dore ko amabanga yabyo menshi tuyabonesha amaso ariko ntidusobanukirwe icyihishe inyuma. Muri iyi video twabateguriye tugiye kurebera hamwe ibintu duhora tubona ariko tutazi akamaro kabyo k'ukuri. Murakaza neza ku Umubumbe TV. Nzi neza ko buri wese ukunda kurya chips ajya atekereza ko umwuka wazo ari uburiganya bw'uruganda ruzikora, bitewe n'uko iyo dufunguye ishashe yazo dusangamo nkeya, ariko uko tubitekereza siko biri. Yego uyu mwuka utuma zigaragara nk'aho ari nyinshi, ariko umugambi uri aha ni ukuzirinda kuvunguka. Mutekereze, ninde wakifuza kurya chips zavungaguritse? Akenjye gasangwa hejuru y'umufuniko w'iri cupa rya Coca-Cola ushobora gutekereza ko ari umurimbo, ariko sibyo. Ahubwo umumaro w'aka Akenjye ni ugutuma umuhe uguma wemye igihe wawukoresheje. Abantu benshi iyo bakaraba intoki cyangwa boza ibyombo bajya babona aka Akenjye kuri lavabo, ariko ntibasobanukirwe neza umumaro wako. Burya aka Akenjye gafite akamaro gakomeye cyane mu kurinda ubuzima bw'abantu, kuko icyo gashinzwe ari ukurinda umwuzure mu gihe umuntu ashobora gufungura amazi akibagirwa kuyafunga. Mu gihe rero aka Akenjye katariho, amazi ashobora kumeneka akagenda asakara mu nzu hose, akaba yateza impanuka kuko mu nzu haba harimo amashanyarazi, by'umwihariko nko mu gikoni. Aka Akenjye rero uyu ni wo mumaro wako. Mushobora gutekereza ko utudufuka twaba twarashyiriweho amafaranga y'ibiceri, ariko siko bimeze. Ahubwo utudufuka twakorewe udusaha tw'umunyururu duto twakoreshwaga mu kinyejana cya 19. Abantu ba kera iyo bagendanaga utudusaha batubikaga mu mifuka, kubera ko icyo gihe twari dufite agaciro cyane, ari nayo mpamvu nta wifuzaga ko twakangirika. Yego ariko nyuma yaho utudufuka twatangiye gukoreshwa ku mafaranga y'ibiceri. Ikintu abantu benshi batazi umumaro wacyo ni Akenjye gatoboye ku mufuniko w'ikaramu. By'umwihariko abana bato icyo bafashe mu ntoki cyose bakunda kugishyira mu kanwa. Umumaro w'aka Akenjye rero ni ugutuma uwamize igifuniko cy'ikaramu abasha guhumeka mu gihe akiri gukorwa ubutabazi bw'ibanze. Ukoresha mudasobwa wese agomba kuba yaragize amatsiko. Kuri keyboard ya mudasobwa hari akarongo kabyimbye kashyizwe hejuru y'inyuguti ya F ndetse n'inyuguti ya J. Ese aka karongo kaba kamaze iki? Abantu bandikisha intoki 10 zose, utu turongo tubafasha kwandika vuba kandi batanarinze bakura amaso kuri ekara. Ku rundi ruhande, abantu bafite ubumuga bwo kutabona bashobora kubasha kwandika bifashishije izi nyuguti. Utwenge tubiri dusangwa ku mpande y'urukweto rwa Converse, hari abatekereza ko ari umurimbo, hari n'abatekereza ko impamvu twashyizweho ari ugutuma inkweto zifata akayaga, ariko impamvu turiho ni ugutuma mubasha gufunga mukanakanyaga neza ikirenge cyanyu uko mubyifuza bibanogeye. Akenjye kaba munsi y'ingufuri niba warakabonye wigeze utekereza ikintu kaba kamaze. Ingufuri zifashishwa mu gufunga inzugi ndetse n'ibipangu, bigatuma zikunze kuzamo ingesi kubera yuko nyine imvura iguye nazo zinyagirwa. Ingesi rimwe na rimwe ikunze gutuma ingufuri yanga gufunguka cyangwa se nanone ikaba yakwanga gufungika. Ibi ngibi bigatuma hari abafata icyemezo cyo kugura indi ngufuri. Abantu bakeya nibo bazi yuko kano Akenjye ugashyizemo amavuta ingufuri ihita ikira muri ako kanya. Ubutaha rero nibikubera ikibazo uzahita ubigerageza. Tuvuze ko abantu benshi bakoresha imodoka batazi umumaro w'aka gafureshi, ntabwo naba mbeshye. Aka gafureshi cyangwa se akerekezo bitewe n'imiterere y'imodoka gashobora gusangwa iburyo cyangwa se ibumoso bwayo. Umumaro wako ni ukwerekana aho esansi ijya. Igihe mugiye gushyirisha esansi mu modoka mutamenyereye, ndizera ko kazabafasha cyane. Buri wese ujya urya bombo y'agati ajya akeka ko aka Akenjye kaba karashyiriweho kuvuza agafirimbi, ariko umugambi w'aka Akenjye ni ukurinda bombo kuva mu mwanya wayo, dore ni nuko bombo ibasha kuguma ku gati kayo. Kubwo gutera inkunga channel yanjye ntimwibagirwe gukora like na subscribe. Naho mu yindi video murabeho, mugire ibihe byiza.